Mu bice by'isi byinshi abantu bizera ko igihe hari igikoresho kigenza, ariko hari abandi batizera gutya. Abavuga ko igihe kigenzurwa, ko hari kalendari cyangwa ingengabihe y'ibanga ikoresha iminsi n'ibihe byatoranyijwe, bikoreshwa mu bikorwa bitavugwaho rumwe, byuzuye ibanga n'ishami ry'umwijima bita Deokati. Uyu munsi turasoma ibisa n'amabanga menshi abantu bagerageje guhisha imyaka magana. Amabanga avuga kuri Okati kalenda, iminsi y'amaraso, imirimo yo guhembera imbaraga z'isi, n'igihe bivugwa ko imbaraga zindi ziva mu mwijima ziba zitegereje guhamagarwa. Ese wari uzi ko itariki wavukiyeho, ukwezi n'umwaka bifite icyo bisobanuye mu igeno ryawe mu buryo bw'umwuka w'amayobera? Impanuka ziba ku isi, intambara, ibihitana abantu, ibyorezo by'indwara z'amayobera, usanze hari imiryango y'ibanga ibibyihishe inyuma, wabyitwaramo gute? Tariki nk'iya mbere, 10, 19 na 28 zivugwamo abantu bafite leadership cyangwa se ubuyobozi, ariko bahura n'ibigeragezo bikomeye. Naho tariki za 4, 13, 22 na 31 zivugwamo abantu bakurikirwa n'ibyago bikomeye cyangwa imiziro. Tariki 7, 16 na 25 izi zivugwamo abantu bafite impano yo guhangana n'imbaraga z'isi, ariko kandi bagashyirwaho ibitambo cyangwa ibigeragezo. Mwigeze se mwumva ko ibintu byinshi mu isi bihuzwa n'ingengabihe y'ubwiru? Urugero ni nk'indege ya Ethiopian Airlines yakoze impanuka mu mwaka wa 2019 igahitana abarenga 150, ngo nayo itariki yagwiriye isobanuye byinshi kuri Okati kalenda. Iyi yaguye ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2019. Tugiye kureba uko bibarwa. Bavuga ko itariki wongeyeho ukwezi ukongeraho umwaka w'amavuko, ibyo ubonye nabyo ukagenda ubiteranya, bibarwa bigatanga umubare umwe w'ibanga, ukemeza umurongo w'urupfu n'ubutumwa bw'ubuzima bwawe. Urugero, tuvuge niba waravutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2025, imibare yose rimwe aho ngaho urayiteranya. Bivuze ko kabiri wongeyeho 0, wongeyeho kabiri, ukongeraho 5, ukongeraho 1, ukongeraho 2, ukongeraho 5, ibi byose birabyara 17. Nabyo bikaza gutanga 1 wongeyeho 7 bibyara 8. Bavuga ko itariki ya 8 ari umubare w'imbaraga, w'ubutegetsi, ariko kandi w'amateka y'abantu bapfa mu buryo butunguranye cyangwa bushyizeho iherezo rikomeye. Niba mwiteguye kumva ibihishwe n'ibyo benshi batinya kuvugaho, murakaza neza ku Nkomoko Official, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezaho muri buri kiganiro tubategurira kuri ishene yacu kandi yanyu. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda kunzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Njye ndimenyera bangati, mbahaye ikaze. Inkomoko ya Okati kalenda ni iyihe? Abahanga mu mateka bavuga ko iyi kalendari cyangwa se ingengabihe ikomoka ku bihugu bya kera cyane, Babiloni, Misiri n'abaturage bo mu gace ka Levant. Aka ni agace ko mu burasirazuba bwo hagati, kamwe mu duce tw'isi dufite amateka akomeye cyane ku by'ubwiru, amadini, ibikorwa bya kera n'imigenzo y'ubutita. Abo bose bemeraga ko imbaraga z'umucyo n'umwijima zagendanaga n'ibihe runaka mu mwaka cyangwa mu mezi 12 yose agize umwaka. Mu byo bakoreshaga harimo imigenzo, imihango y'ibanga n'igitabo cya kera cyitwa Mysterium Temporis cyangwa se ibanga ry'igihe. Mu gihe ibihugu byinshi byaje kwinjiza kalendari za politike, iz'amadini n'iz'ubucuruzi, hari itsinda ry'abantu bo bakomeje gukoresha iyi Okati kalenda, bavuga ko ari ishobora gufungura amarembo y'imbaraga z'isi n'izo tutabasha kubona. Dore uko iyi kalendari ikora. Okati kalenda ishingiye ku bintu bitatu. Icya mbere, iminsi y'amaraso, icyo bita Blood Ritual Days. Icya kabiri ni iminsi yo kwakira imbaraga cyangwa se Manifestation Days. Ndetse n'icya gatatu, iminsi y'umwijima mwinshi bita Dark Peaks. Icya mbere, iminsi y'amaraso. Iyi minsi bivugwa ko ari yo guhindura icyerekezo cy'imbaraga. Aha niho hava inkuru zivuga ngo amasezerano, gutura ibitambo no gusenya cyangwa kubaka imbaraga nshya mu mwijima. Benshi bavuga ko iyi minsi ari ikoreshwa n'amatsinda amwe y'ibanga, muri yo harimo Black Lodges, Order of the Dark Sun, n'undi mutwe ufitanye isano n'ibivugwa kuri Illuminati. Naho icya kabiri ari cyo iminsi yo kwakira imbaraga cyangwa se Manifestation Days. Iyi ni iminsi ivuga gushyira umuntu mu murongo wo kwakira ubutumwa, amahirwe cyangwa imbaraga zitarasobanuka. Niho hava amagambo nka ukoresheje igihe ushobora guhindura amaherezo y'ubuzima bwawe. Icya gatatu, iminsi y'umwijima udasanzwe cyangwa se Dark Peaks. Aha ni igihe imbaraga z'isi zivugwaho kugenda ziyungururwamo umwijima mwinshi. Ni iminsi abakoresha Okati kalenda bavuga ko imipaka y'isi n'isanzure iba yoroshye guca. Hari ibihuha byatangiye gukwirakwira mu mwaka wa 1801 ubwo hatoragurwaga mu Budage inyandiko ivuga ko abayobozi bakomeye ku isi badakoresha Gregorian kalenda, ahubwo bakoresha ibihe by'amayobera yo mu mwijima. Dore imyanya yagiye igarukwaho cyane. Ku itariki 30 z'ukwezi kwa 4 bavuga ko haba icyo bita Night of the Old Fire, ni ijoro ry'amashitani n'imigenzo y'ubwiru.
naho ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu hakaba icyo bita solstice of the gate, ni imbaraga z'urumuri, uwo munsi w'izuba rikomeye, imyuka yo kurinda no guhamagara izindi mbaraga. Tunabibutsa ko ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2001 habaye ikintu kijya gusa n'ibi turi kuvuga, aho tuzabigarukaho mu kiganiro cyabyo cyihariye ukwacyo. Ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10, the night of the veil, aha bavuga ko haba umunsi urimbura umupaka w'abazima n'abapfuye. Hakaza kandi December 21 cyangwa se 21 z'ukwezi kwa 12 haba icyo bita peak of the dark sun, winter solstice, ni umunsi w'umwijima w'ikirenga n'ivuka ry'izuba rishya. Aho hose hakunze kumvikana inkuru z'ihuriro, abantu baburirwa irengero, amasezerano y'ibanga ndetse n'abavugwaho kumenyekana ku rwego mpuzamahanga nyuma y'iyo minsi. Abakunda conspiracy theories bavuga ko ibi ari byo bihuza iminsi y'uko abantu bamwe bavumbuka vuba bagahinduka ibyamamare cyangwa abanyemari bakomeye mu buryo budasanzwe. None kuki kalendari itavugwa cyane kugeza uyu munsi? Abashakashatsi bavuga ko hari impamvu nyinshi zituma iyi kalendari itavugwa cyane. Icya mbere ni uko yakwica ihuriro hagati y'Iyobokamana n'imigenzo ya kera. Icya kabiri ivuga ku kwemera imbaraga zitarasobanuka. Naho icya gatatu ishobora kugaragaza ko hari itsinda rigenzura isi ritagaragara mu buryo bw'ibanga rikomeye. Hari abemeza ko ibihugu bikomeye bitajya bitangaza ku mugaragaro bimwe biba bikubiye muri Okati kalenda kuko byateza impagarara muri rubanda. Gusa hari umuyobozi umwe w'umusaza wo mu Burusiya wavuze amagambo ateye ubwoba ati: muzabona ibiba ku isi nimwitegereza neza, mujye mureba neza amatariki yose umunsi ku wundi. Nubwo hari byinshi bigaragara nk'ibihuha, abahanga mu bumenyi cyangwa siyansi bemera ko ibihe bimwe bigira ingaruka ku myitwarire y'abantu. Imbaraga z'ukwezi n'izindi force cyangwa imbaraga z'ikirere zigira uruhare ku mibereho y'isi, kandi impinduka z'ikirere zishobora kugira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe no ku myifatire ya muntu. Bityo abavuga ibi byose bashimangira ko Okati kalenda ishobora kuba idahuzwa n'umwijima gusa, ko ishobora kuba ishingiye ku bintu bifatika bya fizike na cosmic alignment byabuze ibisobanuro. Okati kalenda ishobora kuba igitabo cyuzuye ibihuha, cyangwa igikoresho kibanga gikoreshwa n'itsinda rigenzura byinshi tutamenye, cyangwa se ishobora kuba ari ihuriro ry'amayobera ya kera, ubumenyi bw'ikirere n'imyemerere y'abantu bari mu mibereho itandukanye. Ariko ikintu kimwe kirumvikana, abantu benshi bemeza ko uyu mwandiko w'amayobera ushobora gutuma umuntu amenya byinshi ku mbaraga z'isi tutabona n'ibihe bifite ububasha bwo guhindura amateka y'abantu. Niwe ugomba kwibaza, ese iyi kalendari ni ibihuha koko cyangwa se ibaho, cyangwa koko hari ibanga riremereye ririmo iryo tutari twemerewe kumenya? Okati kalenda ni imbonera hamwe cyangwa ingengabihe bivugwa ko ikoreshwa n'amatsinda y'ibanga mu isi, ayo bita secret societies, mu buhanuzi, mu kumenya imibereho y'umuntu ndetse n'ukuntu urupfu rwe rushobora kumugeraho vuba. Iyi kalendari bavuga ko ari igikoresho kibanga gihuje imibare, ukwezi umuntu yavukiyemo n'igihe cy'ukwezi n'inyenyeri. Kikavugwa ko gifasha mu gusesengura imbaraga z'umuntu kuva ku munsi avuka, kwemeza icyiciro cy'ubuzima cye n'icyo azahangana nacyo mu isi, gutangaza uko umurongo w'ubuzima bw'umuntu uzarangira. Iki ni igitekerezo gikunze kuboneka mu mvugo zo mu myemerere ya Okati, Estoicism na Mysticism, uko bavuga ko amatsinda y'ibanga yakoresha itariki ya muntu yavukiyeho. Mu bitekerezo by'amayobera hari ibyo bavuga ko amatsinda runaka akoreshamo ibimenyetso. Icya mbere nicyo bita numerology, n'ubumenyi bw'imibare y'ibanga. Bavuga ko buri tariki ifite umubare ufitanye isano n'imbaraga z'isi, inyenyeri cyangwa vibration. Tariki za mbere nk'uko twagiye tubivugaho, iya 10, 19 na 28 zivugwamo abantu bafite leadership cyangwa se ubuyobozi ariko bahura n'ibigeragezo bikomeye mu buzima bwabo. Tariki za 4, 13, 22 na 31 izi zivugwamo abantu bakurikirwa n'ibyago bikomeye cyangwa imiziro mu mibereho yabo ya buri munsi. Tariki ya 7, 16 na 25 izi zivugwamo abantu bafite impano yo guhangana n'ibanga ariko kandi bagashyirwaho ibitambo cyangwa ibigeragezo bidasanzwe. Ibi byose biva mu myemerere ya Okati, si ibintu byemejwe mu bumenyi bwa siyansi gusa, ariko nibyo bivugwa mu mateka y'ibanga. Ku mwanya wa kabiri hari icyo bita astrology n'imihindagurikire y'ukwezi. Bavuga ko ikimenyetso cy'ukwezi wavukiyemo gikoreshwa mu kumenya umwuka ugenga ubuzima bw'umuntu n'uburyo azarangiza ubuzima, yaba impanuka, indwara cyangwa ibindi bitandukanye. Urugero mu myizerere yabo, uwavukiye mu kwezi kw'igice bavuga ko uba ufite igeno ryiza ariko karangwa n'intambara z'imbere mu mutwe wawe. Naho uwavukiye mu kwezi kuzuye uko bita full moon bavuga ko ari abantu bahura n'ihindagurika rikomeye mu buzima ariko kandi bahura n'urupfu rudasanzwe. Hari icyo bita life path code muri Okati kalenda. Bavuga ko itariki wongeyeho ukwezi ukongeraho umwaka w'amavuko bibarwa bigatanga umubare umwe w'ibanga, ukemeza umurongo w'urupfu n'ubutumwa bw'ubuzima. Urugero twatanze nk'umuntu wavutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 2025, iyi mibare yose twayiteranyije biza kubyara 17, nayo dufata rimwe duteranyaho 7 tubona 8.
Ibi bivuga ko umubare 8 ari umubare w'imbaraga w'ubutegetsi ariko kandi w'amateka y'abantu bapfa mu buryo butunguranye cyangwa bushyizweho iherezo rikomeye. Ibyo byose ni imyemerere y'amayobera, si ihame ry'ukuri. Ariko tukiraha, ese koko ukati kalenda ikoreshwa n'amatsinda y'ibanga? Mu makuru y'amateka, amatsinda nka Freemasons, Rosicrucians, Theosophical Societies cyangwa Golden Dawn yumvikana ko yakoreshaga imihango y'imibare, iminsi n'ukwezi. Ariko nta gihamya kigaragaza cyemeza ko hari ingenga bikoreshwa yo kumenya uburyo abantu bazapfamo. Ni inkuru zishingiye ku myemerere, ibanga n'ibihuha bivanzemo kuri guke n'umwuka w'amayobera mwinshi. None kuki ibi bintu bikomeza gutera amayobera n'igitinyiro? Ibi ni ukubera ko bishingira ku bintu umuntu adashobora kubona cyangwa kwemeza, kandi bigakoresha imibare n'ukwezi, ibintu abantu bakunda kwikangaho cyane. Bivuga kandi ku buzima n'urupfu, ibintu byose bibabaje kandi biteye ubwoba. Niyo mpamvu biboneka cyane mu bitabo bya Okati, filime n'amateka y'ibanga, ibyanditswe by'abantu bifuza kumenya ibihishe nyuma y'ubuzima bwa buri munsi. Mu kurangiza uru rugendo rwo mu mwijima, biragaragara ko Okati kalenda atari gusa urutonde rw'amatariki, ahubwo n'urufunguzo rwinjiza umuntu mu mwijima w'amateka y'ibanga, imigenzo y'amaraso n'imbaraga zidasobanutse zakoreshwaga n'imiryango ya kera. Aho abandi babona iminsi isanzwe, abaza amabanga babonamo ibikorwa bihishe, ibisigo by'ubwiru n'igihe cyatoranyijwe cyo gutura ibitambo. N'ibyo bitangazwa uyu munsi ntibyigeze bisohora ukuri koze. Hari ibice bikiri mu mwijima, amatariki avuga iby'imbaraga zinyuranye, imigenzo yibera munsi y'isi, n'icyunamo cy'uko bamwe bemera ko umuntu avuka n'itariki imuhuriraho n'umugambi atazi wanditswe mu bitabo by'amayobera bitigeze bishyirwa ku mugaragaro. Kandi n'ubwo iyi isi igezweho isa n'iyibagirwa ibi byose, buri mwaka hari abahora bavuga ko ayo matariki akora, ko imbaraga zayo zigihumeka, kandi ko hari abazi neza ko ako gakoni k'iminsi gakoreshwa mu kwita ku buzima bw'umuntu cyangwa mu kumena amaraso y'utazi ko yatoranyijwe. Ariko ikibazo gisigaye ni iki: ese Okati kalenda ni inkuru iteye ubwoba abantu bahimbye, cyangwa ni ikimenyetso cy'ukuri k'ubugenzuzi bwahoraga bukora mu rwihisho kuva isi ikiremwa? Ibiganiro nk'ibi by'amayobera ntahandi wabisanga uretse ahangaha ku Nkomoko Official, hamwe na Magirabanga ati umucukumbuzi wabaswe n'ubumenyi bw'ibitavugwaho rumwe n'amayobera akomeje kubibera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Ndabashimiye, mugira ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi. Mbibutsa gukomeza kwagura imiburo, mukora subscribe no gusangiza ibiganiro byacu ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none.